Yeah, what's up Rwanda, East, West, North, South, Kigali. Twabasuje cyane. Yo muhungu wanye mapora Green Sea rutikura ningoga. Mwite rushenguza iminega, umwite rubabaza babisha, nta kindi mbazaniye. Ni breaking news, na makuru abagezweho. Hano mu Bwanza tumeze neza. Wewe wahisemo gukurikirana Polar Vibe. Imana iguhe amahoro n'umugisha kandi ibyo wabuze uyu mwaka Imana ibiguhe. Nta kindi nkusaba rero. Wowe utarakanda subscribe kandi subscribe ubundi ngene nkurabura. Nababwiye ngo iyi channel ya Polar Vibe niho honyine hagiye kujyaca ibiganiro no ku Buganza TV show. Wewe wakoze subscribe ku Buganza TV show, Imana amahoro ikomeze gweze amahoro n'umugisha. Hanyuma rero hari abaraperi benshi muzi batigeze basa nkaho bakwamye batari wongera kongera kubura umutwe. Ndabamenyesha ko tugiye gutangira kujya duhostinga abajama bakabaganiriza no kuri Polar Vibe. Iyo ni rimwe kabiri. Nta cyahindutse n'ubundi. Itariki nabwe hazagiraho indirimbo ni 25 z'ukwezi kwa 12. Gatatu, hari impamvu nyamukuru zatumye tujya muri ibi bintu. Ibyo nabyo tugiye kugenda tujya tubahereza idonido gake. Kane, ni ukurabura abasani dufatanyije uru rugamba bari muri industry. Hanyuma gatanu rero ni bwa bufasha bwanyu nkomeje kubaka kugira ngo dukomeze kujya tubagezaho ibintu biri best quality. So far yaho dutangire rero natangiye mbasohoza nkuko bisanzwe. Nenda kwamenyesha ko agiye kujyacamo umunsi umwe mutabona ikiganiro, kundi munsi mukabona ikiganiro another vibe. Kuko ibintu turimo twabyisanzemo byaradukunze, biradutoranya, biduhitamo. Niyo mpamvu tugomba kujya tubikora natwe tubikunze. Nta mpamvu yo ko tutabahereza ibintu biri full package. Tugomba kohereza ibintu biri full package kuko we have all, dufite byose mukeneye kandi turabizi neza. Icyo ni ikintu cya mbere twaheraho. Icya kabiri, uruganda rwa music nyarwanda cyangwa se rwa entertainment nyarwanda rukenyemo ibintu by'ingirakamaro, ahubwo rwuzemo amashaza, ishyamba, ibintu nk'ibyo. Ndarabura abasani nabonye ku mbuga nkoranyambaga mu gutukana. Ibyo bintu mubireke bro. Ibyo bintu mubireke ntago ari sawa. Mubyihorere. Dukeneye kubaka uruganda ruzira amatiku, kubaka uruganda ruzira umwanda, kubaka uruganda ruzira amahane, kubaka uruganda ruzira ubuhemu. Ngiye ndibaza ikintu kimwe nk'umusani, wenda Imana izamfashe ubibone wa gisambo. Imana izamfashe ubibone. Niho wifashe ugafata mugenzi wawe ukajya imbere ya kamera ukamusebya, ukamwambika urubwa, ukavuga kuntu yarangiye utazi kuntu agiye gutangira, ukavuga kuntu byashoje utazi kuntu bigiye gutangira. Ubu wumva man ibintu burimo gukora sa mwana. Wowe already urifashe uriyangije, umaje kwiyangiza, urumva ko nabandi bakangirika. Ibyo bintu bireke bro. Ndakurabuye. Ibyo bintu bireke. Utazatuma umuntu aza nakakwanika no ku mbuga nkoranyambaga, kuko nta mabi yawe ni menshi. Nubwo byarangiye ubyivugira ko byarangiye, ariko ibyo bintu bireke. Ntago ari sawa. Paranda kurabuye. Cyakoza umusaza kwa muredi nabibona aze kukumbwirira. Ntago ari sawa. Urimo kugenda kwica amazina y'abantu kandi ntago ari sawa. Ubareka tuye tumusimbutse, kuko nyine muri urugendo turimo tuzahura na benshi, bazavuga byinshi, bazakora byinshi. Reka twigiye kuri media cyangwa se itangazamakuru rishingiye kuri frequency cyangwa se kuri FM. Wowe uhoze ukunda Mapora, uri umunyamakuru, umufana cyangwa se umufasha, nta hantu byagiye n'ubundi bikore bro. Bikore nta ribi. Indirimbo nabahaye za mbere zacyahari, imiziga yacyahari. Weho tuninga tu akazi kazi ugutuninga. Radio sikora. Curanga nyine. Curanga imiziki irahari. Ko umuntu yafataga he kagakonje niko nabyita, cyangwa usagaye gato ko kwihujya kugira ngo agibe nahindura muri iyi game. Ntabwo bisobanura ko mwahitamo umushinga n'ibyo yakoze. Mbonye impamvu abatipe bagenzi banjye babanje muri ibi bintu bagiye barangira bakaburirwa n'irengero. Impamvu nagiye nyibona. Umuntu afata agakonje gatoya mugahitamo mureka, mukamura murangije. Kandi ni munace na inbox ngo mumubaze uhereye mu biki, uri mu biki, ugiye mu biki kada. Ahubwo 1 week
2 week 1 month 1 year runaka byarangiye mugahita mumushyira sako bintu buzirere papa wanjye man twarakoranye twagize ibihe byiza twaravibinze twahuriye mu makorabo guhita mufata mukarangiza amapara ntago ari sawa icyo nakibutsa kubwira abanyarwanda ni kimwe amapora arahari n'ibikorwa birahari n'indirimbo zirahari ahubwo icyo turimo kubaka ni strategy yo kuntu ibintu byajya bisohoka none ntarambiranye already nabwiye ko studio amaje kuboneka ntabwo iyo nyisenga irahari turimo no gushaka ukuntu twakora ya video production none nkamenya ngo ndekuye bombe ariko iraza ari bombe koko atari akabombe harimo mvuga ngo iyi nomero 078 8 44 60 niyo kaba kadolari kamwe bro no ntago kakubuza kugenda nguciringe n'inshuti zawe genda bizi neza iri muri mobile money ndabizi neza ko niyo kaba kadolari kamwe ugaterikanya n'umutima ushaka ndabizi neza ko one day nzagaruka mbabwira nti dore ngi kamera danger ngibi bisabwa dore ngibi ibintu byo byosokera ku gihe ariko ni muri bwa bumwe n'urukundo n'ubufatanye ibyo nabyo reka tubisimbuka gatoya tugezeyo ku ruganda rwa Kigali wowe munyamakuru ukorera igitangazamakuru cyo gikomeye cyangwa cyoroheje ariko kiri ku butaka bw'i Kigali wikumva ko impano ziri i Kigali zonyine man ntago ari Kigali ntago hari impano honyine n'ahandi hari impano mworoshye n'ibintu ni mworoshye ikibuga cyendereye natwe twinjira umujyi urumva ni mworoshye ntaribi navuze mu ndimbanye yitwa ngo nafashe umugambi navuze ngo nafashe umugambi ngo mukomine kwinjira umujyi udafite pepa ubuturika nka mine niga abenshi niba bakange barararira ibinini twese turabizi tuzi ubuzima mu Kigali nta bintu bya hatari isi yose ahantu hose ku isi nsigaye mbona ubuzima bwarabaye kimwe nta birenze so rero wowe niba twagize gukwana ama interview back in days uyu munsi none ndimo rawe nti ongera sharing ya chance moya amahirwe nanone tumwereke utuntu twikorera nta kindi kiringa rero nyine kuri imihanda no kujya mabwiye ibyo mugenda muhishwa gusa uruganda ntago ari fair niyo mpamvu biza kudufera nabonye ikiganiro Sky2 yakoze avuga kuri general kwinegije ntago byagenze neza already nese man ubu tuze kuri YouTube twumva ko murimo gutukana bitari sawa we niba ugiye kuvuga gerageza uvuga ibyiza by'umuntu ibi bisura shaka ubundi byiki ibi babyimenyera we Sky naimba nkurabura ntago bari sawa mwana ntago bari sawa change your mind brother we wikumva ko kuba wavuga ibi by'umuntu ari byo biri sawa vuga n'ibyiza bye kandi umuntu aramutapfuye avuga ati oya duhindure tunaweza kubadilisha twabishobora twabihindura ntabwo nabarambira rero n'ikiganiro kitazakimara iminota myinshi reka mbabwiye ngo ku Mana amahoro y'Imana akomeza abane namwe wowe wahisemo kubana na Pola Vibe wowe wahisemo gufollowinga Ubuganza TV show reka tubanze tuzamure Pola Vibe tugeze ku rwego rw'Ubuganza TV show hanyuma hose nzajya mbasharingiye ibiganiro nta kibazo ndacyahari umutwe uracyahari ibitekerezo birahari ntaribi Imana amahoro ikomeza abane namwe stay tuned on touch